ese ni bihe bimenyetso umubyeyi ashobora kugira cyangwa se nawe ushobora kubona ku mubyeyi utwite ugahita wihutira kumujyana kwa muganga igitaraganya, cyangwa se nawe niba uri umubyeyi utwite ugahita wihutira kujya kwa muganga igitaraganya. Nituvuga kujya kwa muganga igitaraganya wumve ko habayemo gutinda haba hari ubuzima bw'umuntu bushobora kuhatakarira. Hashobora kuba ari ubuzima bw'umwana cyangwa se bw'umubyeyi cyangwa se muri rusange bose bakabatakariza ubuzima. Rero bino bimenyetso ni ibimenyetso turavuga mu ncamake ko hari ikiganiro twatanze kivuga mu bimenyetso rusange, ariko hano ni ibimenyetso bine bibi cyane biba bigaragaza yuko hashobora kuba hagiye kuba ikintu kibi cyane. Bityo rero umubyeyi akaba agomba kwihutirwa kujyana kwa muganga igitaraganya cyangwa se nawe agahita yihutira kujya kwa muganga igitaraganya. Hano ni kuri Delphi_Olivier YouTube channel ibagezeho ibiganiro bivuga ku buzima, ahanini biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo utazicikwa n'ibiganiro binyura hano kuri Delphi_Olivier. Muri kumwe nanjye Manzo Olivier, rero nijye bateguriye ibi bimenyetso ariko nifashishije amakuru atangwa n'inzego z'ubuzima ndetse n'ibindi bitabo bivuga ku buzima bw'umubyeyi utwite, kugira ngo nkusanye bino bimenyetso bigaragaza ko hari ikintu kibi cyane gishobora kuba mu gihe cyangwa se gishobora kuba cyabaye mu gihe bino bimenyetso bigaragaye umubyeyi atwite. Ikimenyetso cya mbere ni ukuba uko umwana akina mu nda wumva byagabanyutse cyangwa bitagihari. Akenshi iyo umwana atari gukina mu nda cyangwa se uri kumva biri kugabanyuka, bigaragaza ko umwana ashobora kuba afite ikibazo. Ariko kandi niba wumva atakiri gukina biba bishobora kugaragaza yuko umwana yabuze ubuzima ari mu nda y'umubyeyi. Rero umubyeyi aba agomba kwihutira kwa muganga kugira ngo ahite ahabwe ubufasha bw'ibanze ndetse bwihuse kugira ngo harenge ku buzima bw'umwana niba atari yitaba Imana avuke bamubaze cyangwa se no mu bundi buryo. Ariko kandi niba yanitabye n'Imana bagira ukuntu babikora n'ubuzima bw'umubyeyi babumanaginge cyangwa se baburengere nabwo butahatakarira. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukuba umubyeyi abona ari kuva mu myanya ye y'ibanga. Ibi bishobora gusobanura yuko umwana ashobora kuba agiye kuvuka ategereje igihe, cyangwa se haba hashobora kuba hari kubaho ukwiyomora kwa nyababyeyi cyangwa se kwiyomora kw'ingobyi y'umwana placenta yiyomora kuri nyababyeyi ya mama we. Uvuga ngo aho bihuriye hakaba hariho kwiyomora ariko mbere y'uko umwana avuka. Ibyo rero bikaba bishobora gutera kuvuka k'umwana ategereje igihe, cyangwa se bikanatera kuba umubyeyi yava bikabije bigatuma umubyeyi ahaburira ubuzima. Bityo rero mu gihe ubonye ukuva kudasanzwe ko mu myanya y'ibanga mu gihe utwite cyangwa se ukabibona ku mubyeyi, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga igitaraganya, cyangwa se nawe ukajyana umubyeyi kwa muganga igitaraganya kugira ngo harengerwe ubuzima bw'uwo mubyeyi, kuko waba ushobora kubura mu kanya gato nka kuguhumbya, kuko kuno kuva rwose guhitana ababyeyi mu kanya gato nk'ako guhumbya. Rero mu gihe ubonye bino bimenyetso uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga cyangwa se kujyana umubyeyi kwa muganga igitaraganya. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ibimenyetso biranga ko umubyeyi ashobora kuba yagize umuvuduko ukabije w'amaraso uhambaye cyane watewe no kuba umubyeyi atwite. Ibyo harimo kubabara umutwe bidasanzwe, kureba ibikezikezi, kubyimba mu maso, ibirenge no mu biganza mu buryo budasanzwe. Ibi ngibi rero bikagaragaza ko umubyeyi ashobora kuba yagize umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru cyangwa se mwinshi cyane w'amaraso watewe ahanini no kuba atwite. Bityo rero bikaba bigusaba guhita ujya kwa muganga igitaraganya kugira ngo abaganga bakwiteho, baguhe imiti, bagusubize ku murongo kugira ngo hatavamo kwangirika kw'izindi nzungano. Ahanini twavuga nk'urwungano rwose rw'impyiko, urwungano ruzwiho kwangizwa n'umuvuduko ukabije, ndetse n'udutsi tuboneka mu matwi, ndetse wenda n'udutsi tuboneka mu maso tukaba twaturika, ndetse hakaba hashobora no kuba habaho ikibazo cya stroke mu gihe bitabaye managed ku buryo bwihuse. Iki kimenyetso rero cyangwa se mu gihe uri umubyeyi ukumva uri kubabara umutwe mu buryo budasanzwe, uri kureba ibikezikezi ukazengera, ndetse kandi ukabona amaguru yabyimbye, ibiganza byabyimbye, mu maso habyimbye, uba ugomba guhita wihutira kwa muganga igihe ukibona ibyo bimenyetso igitaraganya. Ku mwanya wa kane turahasanga kumva ufite ibise kandi inda yawe itaruzuza ibyumweru byibura 37. Ibi ngibi iyo wumvishe ibise ndetse biri no kukurya mbere y'ibyumweru 37 aba ari ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ugiye kubyara umwana utarageza igihe. Bisobanuye rero ko uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga igitaraganya bakagufasha
niba n'uwo mwana avutse ategereje igihe agahita ashyirwa ku byuma bimufasha guhumeka ndetse n'ibimuha umwuka kugira ngo harengerwe ubuzima bwe. Rero ibi bimenyetso ntabwo wabyirengagiza mu gihe utwite, cyangwa se nawe niba ubonye umuntu utwite ntabwo ibimenyetso wabyirengagiza, kuko biba bishobora gutuma habura ubuzima bw'umuntu umwe muri aba, cyangwa se no kubura ubuzima bw'aba bombi. Rero kwita kuri bino bimenyetso ni ikintu gihambaye cyane kurenza uko uri kumva kino kiganiro bitekereza, kuko bino bimenyetso ubundi bisobanuye ubuzima, cyangwa se bikanasobanura kubura k'ubuzima. Igihe bititaweho bisobanura kubura k'ubuzima, ariko kandi mu gihe byitaweho bisobanura kuba hari ubuzima bwari bugiye gutakara bugarutse. Rero bino bimenyetso kubyitaho ni ingenzi. Rero niba twabonye muri iki kiganiro, turagushimiye, twizere ko aya makuru ubonye azakugirira umumaro cyangwa se azagufasha. Rero niba wakunze kino kiganiro cyangwa wabonye kino kiganiro ari ingenzi, ntibagirwe gukanda like ndetse no gusharinga abantu bose ubona iki kiganiro gishobora gufasha. Ariko kandi niba wakunze ibyo dukora, ntibagirwe gukanda subscribe no gukanda inzogera kugira ngo utazicikwa n'ibindi biganiro binyura hano kuri thehelpful.Olivier. Niba ufite ikibazo, igitekerezo ndetse n'icyifuzo, ujya ahatangirwa ibitekerezo muri comment, ibitekerezo byanyu turabisoma tuzagusubiza. Rero ndabashimiye, tuzabane no mu bindi biganiro by'ubutaha. Njye mwari kumwe, nitwa Manzo Olivier, ninjye wabateguriye kino kiganiro ndetse nkakibagezaho. Ndi umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.